Hello, mumeze neza abantu banjye, ntabwo twari duherukanye mu gikoni. Uyu munsi rero reka tujye guteka amafi. Hano nari na blendinze ibirungo byose, amapwavuro, amasereri, amatungurusumu, amapwaro, ibitunguru bisanzwe byose, ibirungo byose bino duteka nyine nibyo nari na blendinze, nshyiramo n'amavuta makeya kugira ngo bize kuba bigize nyine birekuye. Gushyiramo amazi ndashyizemo utuvuta, hanyuma ndatangira ndazimarina. Izi ni ifi za Thompson, ndatangira ndazimarina rero kugira ngo nze kuzishyira mu mavuta zimeze neza cyane ziryoshye. Ushyiramo rero ukamarina bino birungo neza fresh. Ndi kubishyiramo nyine ahangaha, ushyiramo ibingibi ukaza gushyiramo n'iby'ifu nabyo mukaya turabishyiramo. Ahangaha rero tugiye guteka, ntabwo naberetse ibintu tugiye guteka byose tugitangira. Ngiye guteka aya mafi ndayakawusha, ntabwo ndi buyakoreshe isosi, teke n'umuceri. Hari umuceri nize guteka, abantu barambwira ati uyu muceri ni sawa, ariko hari abantu batarya inyama. Ikibazo rero cy'abantu batarya inyama, ku muceri twari twatetse ubushize usa umuhondo uryoshye cyane wari urimo inyama, uyu rero tugiye kuwuteka noneho nta nyama zirimo. Aha rero nari nawutogoshe n'ubundi nari namaze kuwushyiraho, ukamubwira ukuntu utogosa. Uwushyiramo nyine amazi bisanzwe ukayamiza, yamara kubira ugashyiramo ikirungo, ushyiramo tirimerike, ugashyiramo na curry powder kugira nyine agahumuro kaze kuba karimo ka curry powder. Ikindi uwo muceri uze gusa umuhondo nk'uko uriya muceri utetse mu mazi y'inyama ubusa, ushyiramo nyine bikaba bisa umuhondo. Aha rero nari ndangije kumarina ya mafi yanjye. Ahangaha rero ngiye gukaraba kugira ngo nze nshyiremo fish masala. Nakoresheje fish masala, ntabwo nigeze mpima ngo ibiyiko bingahe, napimishije agafuniko. Ushyiramo nyine, urabona ko hano yari incitse igiye kujyamo ari nyinshi, ndongera ndagabanya, nshyiramo ndayije, nshyiramo na curry powder. Ushyiramo na curry powder. Ikindi kirungo nashyizemo hano kindi ni tirimerike. Tirimerike nayo ushyiramo gakeya. Ikindi nashyizemo ntaberetse ni umunyu, ushyiramo n'akunyu kugira ngo nuza kuzikawusha, ko nta handi hantu ujya gushyiramo ibikuye, nuzikawusha ukazirya urumva nyine harimo akantu k'akunyu. Rero uwo muceri dukomeze ku muceri wacu, ushyiramo curry powder, ugashyiramo na tirimerike mu muceri. Muri ya mazi ugiye gushyiramo umuceri warangiza ugashyiramo n'umuceri ukabibiza. Umuceri wamara gushya ariko wirinda kuwusayisha kuko uba uri buze kuwukaranga nyuma. Wirinda kuwusayisha. Iyo umaze gushyira uwuteruraho ukawutereka ahantu ku ruhande hakonje ku buryo umuceri uvamo ubushyuhe, kubera ko umuceri iyo uwaruye watangiye guhora nibwo warurika neza utinombanombye cyangwa se utagiye ngo ufata n'ibikibumbe. Aha rero bimaze gushyiramo ibirungo by'ifu, maze gushyiramo n'akunyu, nubwo ntigeze mbereka ngashyiramo ariko ushyiramo gakeya. Ndi gushyiramo na bya birungo byawe, ndi kwisiga neza fresh kugira ngo ya fi noneho tuze kurya nyine ifitemo n'agahumuro k'ibirungo. Hano rero ku birungo by'ifu ushyiramo ibirungo by'ifu ushaka ukunze. Hano washyiramo na black pepper, washyiramo na paprika, washyiramo na magi, ibirungo nyine by'ifu ukunda usanzwe ukoresha ubishyiramo, usanzwe ukoresha mu isosi yawe. Aha rero nari ndangije kubimarina neza, bimaze kwivanga byose. Ndangije rero nzigira neza. Hano urabipfundikira, ikintu cyari gisigaye hano ni ugupfundikira, ukabireka nyine rero byari wamariye bikinjira muri za fi zawe neza ku buryo uza kubiteka byinjiyemo. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho uri mu gikoni ni isuku. Ndasajya none gukaraba intoki, ndaza hano nanone gupfundikiraho, bitanze ndapfundikira kugira ngo bya birungo byacu, murabona amafi tumaze kuyamarira nyine, bya birungo byacu noneho bize kuba byinjiyemo neza fresh. Urumva kugira ngo uze kubiteka nyine, cyangwa se uze kuzikawusha ikirungo cyinjiyemo neza fresh. Aha rero ngiye gukata ibirungo byo gushyira mu muceri. Turakenera pwavuro y'umuhondo, igitunguru, pwavuro y'icyatsi na pwavuro y'umutuku, kimwe kimwe. Aha ngaha rero ntabwo nize noneho mbereka ndi kubikata. Aha nari maze kubikata neza fresh. Ubikata ugashyira ku ruhande ukatamo duto dutoya bitewe n'ibyo ukunda guteka, ariko iyo dukase ari duto nibwo tugaragara neza
kuruta kuri iyi birambuye ari yose, udukata ari cube. Aha rero nahise njya gushyiraho amavuta ku ipanu kugira ngo hawushe ya mafi, mu gihe ntegereje ko umuceri wacu ugira gute uhora tukawukaranga nawo. Muraza kuyihangana narwaye amagiripe nimwumva ijwi ryanjye bitari gusonga neza nk'ibisanzwe. Hano rero iyo ipanu imaze kumuka ushyiraho utuvuta dukeya, tugashyira, twamara gushyira rero ugashyiramo ya mafi yacu, ikirungo kiba cyamaze kwinjiramo, akunyu kinjiyemo ibintu byose, maze ukayashyiraho ukajya urindira nyine kugira ngo ukareba niba yamaze gufata irangi hasi yahiye, ugahita uyubura gutyo. Aha rero ndi kukawusha ya mafi yacu, ndayakawusha koko ndavuga ku gasipidi kenshi. Aha ngaha ariko uritonda kuko hari ukuntu ushobora gukoramo nabi amavuta akagutarukira, ariko n'amavuta ataruka ugomba kubikora gakeya witonze kugira ngo utaza gushya. Aha ngaha rero nagiye nkomeza ndahindura, uragenda urahindura ukajya ureba aho itarashya, ukaba ari ushyira ku ipanu kugira ngo ize gushya neza, ize kubisa neza. Aha ngaha rero yari amaze gushya amafi yacu, ndindiriye ko mo hari hasi noneho mu nda yayo aho ibirungo biba byagiye binyuranaho hagira gute hashya, niho nari ndi gushyira ku ipanu. Biba bigoye ko ho hashya neza, rero utangira kwarura ukagenda ushyiramo nyine, ukareba yahiye ukayakuramo ugashyiramo andi gutyo ugenda uhinduranya nyine kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hariya rero umuceri wacu uba urimo urahora. Aha rero amafi nari nsoje kuyagira, urabona aya nyuma yari arimo, ariko nyine ikintu kigize nuko amafi yanduza amavuta. Nukenera gukoresha amafi, niyo mpamvu ngabanya nakoresheje amavuta makeya, ujye ukoresha amavuta make kuko amafi yanduza amavuta ku buryo nta kindi kintu wayakoresha aba ari kuyamena. Niyo mpamvu ugomba gukoresha amavuta make. Aha rero nahise njya gukaranga wa muceri wacu, ushyiraho agasafuriya kamara kumuka, ugashyiramo udufuta dukeya two gukaranga bya birungo byacu. Nahise rero nshyiramo bya birungo byacu, njye nabishyiriyemo rimwe, ariko ushatse wagenda ubanzamo kimwe. Aha rero nahise mbishyiriramo rimwe y'amapavuro na bya bitunguru byose mbishyiramo. Nanone rimaze kubishyiramo nuko byasaga, ukagenda uvanga nyine, ugapfundikira ukavanga kugira ngo urebe ko ibintu biba bisa neza. Nanone byari bitangiye gushya avuga ati wawu, ubwo ugiye kurya umuceri. Rero ntabwo nigeze mbereka muteka, mwihangane, ariko nyine n'ibisanzwe nabikubwiye. Utogosa, ushyiraho amazi, yamara gumira ugashyiramo kari powder, ugashyiramo na turmerike kugira ngo uze guhindura ibara, ukawushyiramo ugatogosa bisanzwe. Hano rero nari maze gushyiramo wa muceri, urabona ko uri gusa umuhondo. Uyu muceri wari guhumura, wari uryoshye cyane. Aha ngaha nari maze ushyiramo, wamara gushyiramo ugatera hejuru, ntabwo ukozamo akamamiyo, kubera ko ukozejemo akamamiyo umuceri usa n'ubaye n'uwinombye ukuntu, ariko utera hejuru kugira ngo byivange. Aha rero ndi kubereka ya mafi uhita uyarambikaho hejuru. Iyo urya amafi, iyo utarya amafi ukaba utarya n'inyama, uwarura kuriya. Aho kubera ko bye byose birya, uhita ushyira ya mafi hejuru, ugapfundikiraho akanya gatoya kugira ngo wa mwuka w'ifi nawo ujye mu muceri nyine, uze kujya urya umuceri wumva harimo n'agahumuro k'ifi. Uhita ushyiramo ya mafi rero yawe. Nahise nshyiramo amafi yanjye yarambikaho hejuru. Ifi yanjye yacitse umutwe ndi kuyarura, dore naho nahise gushyiramo, ko ntabwo nawujugunya, umutwe uraryoha. Ndapfundikira rero kugira ngo akagahumuro kajyemo, dore byari byanjye maze gushyira, maze kwarura umuceri, ifi, akavuga n'agasarade, nuko byasaga ku isahane. Thank you so much, mwakoze kundeba. Imana ibahe umugisha. Bye bye.